ibice kwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 n'umurongo wa mbere. Uwo aje kudufasha aho hantu. Uwa gatatu nawe kandi ko ndagira ngo mwese mufite ibitabo ndasoma aho hantu ni henshi ariko kandi siko tuhatinda hose. Nanone urwo rwandiko Paulo yandikiye mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ibice 15 n'umurongo wa 51. Reka nje nsome Itangiriro ni ibice 2 n'umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Imana jana uwo muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingira ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iravuga iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uje urya ku mbuto zaco kuko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Amen. Soma urwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 n'umurongo wa mbere. Igicucu abahamya bangana batyo dukureho ibitwizingiyeho byose. Amen. Amen. Urwandiko rwa Abakorinto ba mbere 15 na 51. Wahabonye? Dore mbamenera ibanga ntabwo twese tuzasinzira Yesu azaza tukiriho, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga nibyo byo izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora. Amen. Rekeraho. Mbere ya byose dushimiye Imana itanze uyu mwanya ni uwayo, nta muntu wawugennye. Uyu ni umwanya w'Imana, ukuno gushaka kw'Imana, ukuno gukora kw'Imana. Aya ni amaboko y'Imana, iri ni ijwi ry'Imana, iri ni ijambo ry'Imana. Nicyo gituma Imana yacu tugomba kuyishimira ibihe byose. Imana ishimwe. Bundi dutanze mpore kuri mwese abavandimwe kubwo kubura abavandimwe batukuwemo twese, niko n'umuyobozi umaze kubitubwira bivuze neza cyane. Twese dukomokaho, ariko kandi nawe wewe ahuri uri kurarira, uri kurataka kandi bikwiriye nyine, ariko turabizi neza ko uyu mwene data wadusize twebwe twese ari urugingo rumwe rwacu. Ariko wewe ahuriho wicaye tuguhaye mpore gukomere kandi komeze wihangane. Umuryango mwihangane wabasita, umuryango avukamo abanyirarume, umuryango avukamo mwacu twese mukomeze mwihangane kandi mukomere. Twihanganisha ndetse n'ikanisa kubwo gutakaza. Iyo dutakaje umuntu umwe mu rugingo rwo muri twebwe, niko Paulo yarabivuze neza cyane ngo urugingo rumwe rurwaye n'izindi zose ziba zirwaye. Ni ukuvuga ngo n'ikanisa ubwaryo iyo twagize abakristo bacu tukagiramo batuvamo, kokera natwe itorero tuba twanyagaye, tuba twagize ikibazo. Ariko kandi tubahaye mpore, namwe mukomeze mwihangane. Ubundi tubashimira kuri uyu mwanya mwaduhaye wo kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana kuri no munsi. Natekereje ko tuganira amagambo yo guhumurizanya kugira ngo twese kandi abo tubwira
uwagiye yagiye. Iyo nta bundi bushobozi twonavuga ngo iyo kuba ubushobozi ntabwo tugira, tuvuze gutyo tuba tubeshe. Ni ukuvuga ngo uwagiye we yagiye, iminsi Imana yamuhaye, igihe Imana yamuhaye cyane iki cyo kuba mu isi, iminsi yakoze, iminsi yabayeho, iminsi Imana yamuremeye, yari imuremye ifite iyo yamuremeye intego yayo, kandi imurema mu mwanya we n'igihe cyiwe cyo kubaho n'igihe cyiwe cyo kuva mu isi. Ariko uyu munsi wa none turiho duhaye tumuvuga gutya bwa nyuma ko turavuga ngo abahari twebwe abariho dusangira ijambo ry'Imana kugira ngo bariya bose bagomba kwicara aho babicaze. Twebwe abahari kuri none uno munsi urupfu iyo rubaye cyangwa umwe muri twebwe akatuvamo, nicyo gihe umuntu wese uzuvuga ngo erego naka twazi tuvugana none nejo amasaha twaherukanyeho ya mu gitondo, uwundi akaja ngo njewe bwa nyuma twaravuganye nje kuryama saa 5 ariko tuvugana atarwaye. Ariko urupfu rwamara kubaho umuntu wese gakibaza akavuga nakagiye ati. Nicyo gituma tagomba kubyibazaho cyane, ariko tukamenya kuko hano mu isi dufashe igihe cy'umwanya muto, dufashe igihe cyo hano mu ntambara cy'iminsi mike, ariko intambara turwana Paulo yabivuze neza cyane ngo sinkiye abantu, turwana n'imyambi mibi y'ahantu ho mu kirere, kandi iyo niyo izitubuza. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo niyo izitubuza abaje kuja mu ijuru n'abatajayo, abaje mu ijuru iyo ntambara tuba turwana itaziboneka, iyo niyo benshi zibikira inzira, ikabikira aho bahabagenda, ikabikira gukomeza inzira yo kuja mu rugendo dufite. Yamara kubikira ya nzira bagahindukira, ariko tugasigara turi mu ikanisa kandi tukaboneka dukora imirimo yose, ariko igikwiriye neza nuko twamenya ko urupfu ari inzira y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana yarushizeho, ni Imana yarutanze. Niho natekereje ngo tuganire ijambo rivuga ngo kumvira Imana. Ijambo kumvira Imana. Aya magambo dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro, Imana mu kurema Adamu bayadukoreyeho. Imana mu kurema Adamu, Imana yamaze kumurema ariko imuhereza ijambo, imutegurira amagambo, iramubwira ngo Adamu, ndakuremye mu shusho yanje. Yesu ahimbazwe. Mu shusho yanje ndakuremye, uje mu shusho yanje, ariko kandi icyo ngiye kugukorera niki? Ngiye kukubwira ukuntu uzobaho muri iki gihugu, ngiye kukubwira ukuntu uzaturaho, ngiye kukubwira ukuntu icyo uzakora. Ngo amaze kumurema amushira akeba ingobyi muri Edeni, amaze kuyikeba ayishyiramo Adamu. Amaze kuyimushiramo Adamu, ariko amuhereza amabwiriza yo kuyibamo. Aravuga ati nubwo nkuremye kandi nkayigushiramo, ariko ngiye kuguhereza amabwiriza yo kuba muri iyi ngobyi. Ntabwo ari ugupfa kubaha gusa, manake nahaguhaye kandi nakuremye mu shusho yanje usa nanje, ariko kandi ngiye kugushyira muri iyi ngobyi. Nunemerera ukabikora, haleluya Yesu, tuzabana nawe, tuzagumana nawe, ntacu uzaba, ntakizaguhungabanya, kandi nijoro ni iryawe. Imana ishimwe. Adamu ngo amaze kumushyira muri ya ngobyi, ariko imuha amabwiriza yo kuhaba. Nicyo cyatumye Adamu imaze kumushyira muri ya mabwiriza, iramubwira ngo muri iyi ngobyi ngushizemo ya Edeni, manake kugenda uyituremo, numara kuyibamo iminsi yose uzayibamo, igihe cyose uzayibamo, ibi byose birimo kandi ni byinshi cyane. Uzaza ubirya uko ushaka, igihe cyose ushakiye uzaza ubirya, niwe murima wawe, kandi niho utura ahantu, ariko uzirinde gukora kuri iki giti. Umunsi wakiriyeho urupfu nimwe rwari ruri, urupfu nimwe rwari rwihishe, urupfu nimwe rwari ruhambye, ariko kandi Adamu aja guhambura urupfu, aja kurya kuri cya giti Imana yamubujije. Imana idufasha cyane. Amaze kurya kuri cya giti, Adamu arongera ngo abazuye urupfu arwishizeho, urupfu ararwiremera. Nicyo gituma na bugingo n'ubu urupfu rudukurikirana ku manywa na nijoro. Nuko Adamu yakinguriye urupfu araruzana, rwari mu giti, manake urupfu abagiye kuruzana. Niko ijambo yavuze ngo Adamu, Uwiteka Imana ijana uwo muntu imushyira muri ya ngobyi. Imara kumushyira muri ya ngobyi iyishyiramo ibintu byose, ariko iramubwira ngo ntukarye kuri izi mbuto, izindi zose uzoziryaho, ariko kuri iki giti ntukakiryeho. Ariko Adamu aragenda aja kubura urupfu aruzana, kandi ngo amare kuruzana rurongera narwo ruramwica. Adamu arapfa.
nico cyatumye nabwiye ngo nubu natwe urupfu rudukurikirana. Ariko ijambo hariya mu gitabo, muri icyo gitabo mu rwandiko rw'Abakorinto biza bivuga neza cyane ngo ariko Adamu we ngo aje kuza ari we mwami Yesu, ngo aje kuza aramanuka aca bugufi avukira mu muntu, ngo amare kumanuka avukiye mu muntu aza gukuraho rwa rupfu rwishe Adamu. Natwe ruhari twica none. Aramanuka araza Adamu wa kabiri ari we mwami Yesu, aramanuka aja arapfa, yemera gupfa urupfu rw'agashinya, ngo amare gupfa rwa rupfu, ariko ngo aje kuzimu ahatinda ya minsi 3 tadusoma mu ijambo ry'Imana. Ariko icyo ngo yaza akora cyose, yaza muri hari yaza agenda twebwe ngo tuzura kugira ngo ntituzongere kandi gupfa. N'ubu ngubu abacu bafa bakadusuna umunsi wa none. Haleluya Yesu. Ntibazahera kuzimu, ahubwo Adamu wa kabiri yageze ikuzimu aratuzura, wa munsi impanda nivuga azabazura, natwe nidupfa azongera tuzure na kuzageza kuri wa munsi. Ijambo ry'Imana twasomye hariya yavuze ngo wa munsi azahagarara mu kirere, kandi ngo urupfu nta mbaraga rugira. Ariko umwami Yesu yagiye kurukura ikuzimu, aragenda aratuzamura, aja kujana abapfu bacu, ajana abambere batubanjirije, abisheza muri paradizo y'Imana. Yesu ahimbazwe. Icyo gituma n'uyo munsi turimo kugenda dukomeye tukavuga ngo urupfu wacu yasinziriye, abacu basinziriye, abasore bacu barasinziriye, ababyeyi bacu barasinziriye, abasaza bacu barasinziriye. Nukuvuga ngo abasore bacu barasinziriye, yasinziriye. Ariko umunsi umwe impanda izavuga koko ngo abapfuye bazuke, ngo natwe bazoba bakiriho duhinduke ngo tumusanganire umwami wacu mu bwami bwo mu ijuru. Abo ni bande? Ni babandi bafite bajya bumvishije, babandi bumviye Imana, bumvira ijwi ry'Imana. Aha twamaze gusomerwa mu ijambo ry'Imana havuze ngo dore mbamenera ibanga noneho. Haleluya Yesu. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, nta gihe dufite cyo gusinzira twese, ahubwo ikanisa rizagenda abantu bakihari. Yesu azaza kujana ikanisa rye abantu bakiriho, bamwe barasinziriye ariko kandi abandi nabo bahari. Ijambo riravuga ngo ntituzasinzira, dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse ngo kago guhumza no guhumura. Impanda nivuga umwami wacu Yesu aje gucura ikanisa rye. Hefu akavuga ngo impanda izavuga koko abapfuye bazuke, ngo natwe bazoba bakiriho, ngo duhindukire tusanganire umwami wacu mu kirere, natwe bazoba bakiriho. Bibiliya biduhamiriza ko abenshi bazoba baragiye, abandi benshi bazoba bahari. Ariko Bibiliya ikavuga ijambo ry'Imana ikavuga ngo muzaba muri babiri, kandi ngo ukanya gato nkago guhumza no guhumura, muzaba muryamye muri babiri, umwe azagenda undi asigara. Muzaba muri mu rugenzi, umwe azagenda undi asigara. Muzaba muri mu modoka muhaye muyishyamo, umwe azagenda undi asigara. Haleluya Yesu. Natwe ni ijambo ry'Imana riravuga ngo dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese bene data. Abangaba Imana kirabacura mu gihe cyabo, kirabacura mu mwanya bakoze ibyabo bari bakwiriye gukora bakiri hano mu isi. Ariko kandi nuno munsi wa none natwe ibikiriho none, nukuvuga ngo twebwe twese tumenye kuko uyu munsi wa none impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, natwe bazoba bakiriho duhindukire tujye gusanganira umwami wacu. Pawulo avuga ayo magambo, avuga ngo tuje gumusanganira umwami wacu. Hariya mu gitabo cy'Ibyahishuriwe hakavuga mu ijambo rivuga ngo kandi ngo dore noneho rero afataga abageni, aravuga ngo uko twese turiho hariho abageni ba Kristo kera bamaze bamenyerezwa ko turamenyerezwa mu rugenzi. Abakristo bari mu kumenyerezwa, uza wicare haye wimenyereza urugenzi ko duhatubwe. Imana ishimwe cyane. Ariko ngoje kubivuga hariya Yohana hariya akorwa kwa Patimo aravuga ngo kandi ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare urabagirana, uwo ni umugeni wa Kristo uhaye utaha ufite uzi neza ko yakoreye Imana ye, uzi ko yavugiye Imana ye, uzi ko yahagarariye Imana ye, uzi ko yahagaze mu mwanya w'Imana. Aravuga ngo dore hawe kwambara umwenda mwiza w'igitare urabagirana. Iyo niyo mirimo ye yakoze yose, niyo imuherekeje. Umuntu azajana nayo, umuntu imirimo yawe uzaje guhabwa amakamba yayo, wakoreye wese uzaje guhabwa amakamba y'ibyo wakoreye. Ariko niho yavuze aya magambo aravuga ngo kandi ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare urabagirana. Iyo niyo mirimo yo gukiranuka yabera.
icyaduha ngo duhumuke amaso y'imitima tubone bano bacu bataha muri iki gihe. Icyifuzo cyawe nanje cyari kikwiriye kuba icyanje, cyari cyo kuvuga ngo muri impanda ntikavuge nje nkihari, ntikavuge nawe ukihari, ahubwo ikidukwiriye neza nuko uyu mwanya dufite ari we mwiza wo kugira ngo tubashe gukorera Imana yacu, tubashe guhagarara mu mwanya w'Imana yacu, tuyivugire nkuko yabisize bivuze. Yaravuze ngo ndagiye kubateguriza ibyicaro, aho muzoba nanje nzobe ndiyo. Niko yabivuze Umwami Yesu, aravuga ngiye kubategurira ibyicaro. Bene data, mureke duteguze isafari zacu, duteguze urugenzi rwacu. Abacu benshi baratashe, n'uyu munsi barasinziriye. Uyu bene data barasinziriye, bateguje ibyabo. Ariko umwanditsi hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo yavuze ngo rero ubwo tugoswe n'icyo gicu cy'abahamya, abahamya banesheje, abahamya baba Daniyeli, abahamya baba Aburahamu, abahamya baba Isake, abahamya baba abandi nawe mwabanye. Haleluya Yesu. Babandi mwabanye, niko yavuze mu rwandiko rw'Abaheburayo. Mu bindi byose dushyira mw'ibyacu, babahamya mwabanye, babandi mwari muturanye. Ariko yamye avuga ngo ubwo tugoswe n'igicu cyabo bahamya, abanesheje urugenzi, ababaye intwari hano mu isi. Abasore bacu babaye intwari z'Imana zanesheje, intwari z'Imana zahagaze mu buryo bw'Imana, intwari z'Imana zahagaze mu bushake bw'Imana. Natwe rero icyifuzo cyacu nuko tubintwara, tuvuga ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya. Urebe babandi bose mwabanye, urebe babavuga butumwa mwabanye, urebe babandi bose rwa rugenzo ngo nkanaka runaka naka yagiye neza. Nawe wifuze kuba nk'uwo, nawe wifuze kuba nk'uwo, nawe wifuze kuba nk'uwo. Hano mu isi si iwacu, Pawulo yarabivuze neza cyane, aravuga ngo hano nahiwe twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza umukiza wacu kwa aje kuduhindura umubiri twambaye, aho ushushanya n'ubwiza bwe. Hano mu isi si iwacu, turi abagenzi. Nicyo gituma mu safari duhuraga n'ibi bibazo byatubaho, tukarira. Turi abagenzi ko turatambuka, ariko tukarira duhatuririye isi iyi dutuyemo, ariko ntitwibuke iwacu mu ijuru. Hahandi Yesu yavuze ngo ndagiye kubateguriza, namwe muzobeyo. Hahandi yavuze Yohana, aravuga ngo mbona abantu benshi ngo bamanuka, abandi bazamuka, ariko ngo ndabaza ngo ese bariya ni bande? Aravuga ngo bariya bose ngo nabavuye mu isi y'imibabaro. Haleluya Yesu. Bariya bose nawe wifuze kuba nkabo, wifuze guhagarara muri uwo mwanya, kugira ngo muri uriya mubari uzaja gusomwa mu gitabo cy'ubugingo, hazasomwa amagambo menshi, hazasomwa abandi banditse mu gitabo, ngo hari ibitabo, haba n'igitabo, hari ibitabo tugiraho by'amazina ku bayobozi bacu. Hari ibitabo, ibyo ni ibitabo, ariko hari n'igitabo tuzosangaho izina ryaje, uzosangaho izina ryawe. Ariko irinde, hagarara neza mu mwanya wawe, hagarara neza mu gihe cyawe ufite, kugira ngo nawe uzaboneke muri icyo gicu cyabo bahamya. Bazavuga ngo nawe wari umuhamya wo guhamya Yesu, nawe wari umuhamya ndetse wo guhumuriza abandi muri uru rugenzi dufite. Kuko hano mu isi si iwacu, dutekereze iwacu mu ijuru, dutekereze iwacu mu ijuru, dutekereze iwacu mu ijuru, dutekereze iwacu mu ijuru. Uwo munsi tuzahakumbura abahakumbuye, abenshi barahakumbuye, ngo bahakumbure mu bwa Enoki, barahakumbuye. Nzashimiye umugabo cyane kandi nkunda kumukora mu nyigisho kenshi. Enoki yarakumbuye, ariko ngo bari gukumbura yegerana n'Imana, rurasabana neza, ruragendana kandi ruvugana amagambo menshi, ariko mu magambo yazavugana nawe nta bicumuro byari biyarimo. Nicyo cyatumye wa munsi Imana iravuga ngo Enoki we, sinoba ngigusize kuri iyi si, ahubwo reka nkuzamure ugende n'umubiri wawe uko usanzwe. Haleluya Yesu. Natwe twifuze kuvuga ngo ko turavugana n'Imana, ko turagendana n'Imana, tube nk'aba bagabo. Ndashima bari abagabo batatu, uko twese tuzatwinjiramo n'ubu nzangena kagira ubwo. Abagabo Bibiri izihamya abagabo, ikagenda ivuga abantu benshi, ariko yagira ko ngo nubwo icyo gihugu ngo kirimo abagabo batatu, abo bagabo batatu zamagira Imana kuvuga ngo ishishije ijambo mu kanwa kawe, ikavuga mu kanwa kayo, ikavuga ngo icyo gihugu kirimo abagabo batatu, kandi abo bagabo batatu bakirimo ngo nubwo bibo bwabo bakwikiza, ariko ntibakiza ubwabo bugingo gusa. Ati icyo gihugu kirimo Daniyeli, icyo gihugu kikabamo Nowa, icyo gihugu kikabamo Yobu. Ati icyo gihugu abo bagabo bo kwikiza ubwabo, ariko ntibokuraho umugambi waje. Haleluya Yesu. Natwe bene data, muri urugenzi dufite rwo mu butayu, aha turi mu buhungire mu butayu, n'abandi bose aho dutuye, twifuze kuba abagabo nyabagabo,
tuba abagabo nyabagabo, tuba abagabo bukuri mu gihugu, tuba abagabo bukuri aho dutuye, aho abo duturanye, mu mazu amapiloti turimo, tuba abagabo bukuri mu mazu turimo mw'ababyeyi imwe. Nta bacyaruriye bandi imboga, sinzi ko ibintu byagendetse, sinzi ko byabaye muri mukuba mu nzu muturanye mwese, ariko abantu ugashakisha umuntu umuturanyi wawe mufite muturanye, tuzumenye ko yaramutse. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo tugoswe n'igicu cyabikoze rero. Igicu cyarabikoze. Hariya Bibiliya ivuze intwari z'Imana. Muze bivuga neza muri cyo gitaka ngo ndetse ngo n'isi ntibari bakwiriye kuyibamo, nta mwanya bari bafite kuba mu isi, ahubwo ngo abo nyine abo Imana yarababonye neza, Imana irabashima, n'isi ntibari bakwiye kuyituramo. N'aba bacu barangiza urwenzi rwabo, Imana kwirabona ko beneje igihe cyabo, Imana ikavuga ngo reka aba no kongera yindi minsi yenda hari ho bo kwandavura. Ariko bageze kuri uyu mwanya, reka mbacure batahuke baje mu bwami bwo mu ijuru. Bene data, mureke dushaka Imana, dushaka Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe uravuga ngo ngo baruhuke, ngo bajane n'imirimo yawe bakurikiye. Umwuka niwe wikiriza. Nawe uzumva ko umwuka wikiriza muri wewe. Umwuka wikirize, nuba uri mu modoka umwuka wikirize, nuba uri mu nzira umwuka wikirize, nuba uri mu cumbi yawe umwuka wikirize, aho uzoba uri hose, ariko uvuge ngo ngo natwe tugende tujane n'imirimo yacu idukurikiye. Aba bacu Adamu wa mbere niko twavuze mu ijambo ry'Imana. Adamu wa mbere yakoze imirimo myinshi, ariko kandi aratuzura. Nicyo gituma ijambo ry'Imana bivuga ngo ni umwami Yesu, ariko kandi atuzamura aja kutwiseranya n'Imana. Nuba bacu bose yabazamuka ko bariserana na Aburahamu mu gituza cye, ariko guhera kuri ba Abeli ukageza kuri abangaba badusize no munsi n'abandi bagirije. Yarabazamuye ko turasinzira, n'imibiri gusa yasinzira, ariko umunsi umwe tuzababona mu bwami bwo nitugira kwizera, nitugira gukiranuka, nitugira kumenya Imana, nitugira kuyisanga, nituryoherwa n'Imana, Imana ikaturyohera mu mitima. Ibyishimo tukagenera ibyishimo. Yaravuze Pawulo yandikira Abafilipi, aravuga ngo muze mwishima mu mwami wacu. Yeme nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Abakristo duhora twishima, tuba mu rupfu twishime, tumenye kuko urupfu ruhari tugeraho niko ruradutyaza, ndetse rureke rudutyaze ibi byose bibe twikubitaho, bidutyazeho twebwe tukiriho, twebwe tugihaye tuvuga, twebwe tugihaye dukora, twebwe tugifite umwanya wo gukora, umwanya tugihawe, tugira ibyishimo. Umuririmbyi niko yabivuze ngo mfite ibyishimo mu mutima, nasiganirwa naho Yesu ari, nashaka kugera i Kanani ngo twimane n'umwami wacu Yesu. Natwe bene data, igihe cyacu niki, igihe cyawe niki cyo gukorera Imana, igihe cyawe niki cyo kuvugira Imana, igihe cyawe niki ngiki cyo guhagarara Imana, igihe cyawe niki cyo gukora imirimo ya nyuma. Turi ni mugoroba, turi mu mugoroba, umugoroba wo gukora kugira ngo tubangutse imirimo yacu yihute. Turi mu mugoroba, ntabwo dutegereza akazuba ngo karasa. Turi mu mugoroba ko turakora duhinguka dutaha, ariko siko turataha. Uza wibaza ngo siko ndataha nti mfite iki muri urugenzi, mfite iki muri urugenzi ko ndagenda nti. Ariko kandi uyu mwanditsi yabivuze neza cyane, yavuze ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya. Aboga barabikoze, natwe tubikore. Abacu babikoze, natwe tubikore. Ni kuvuga ngo icyo bakoze nubwo utokwamuvuga ngo ndageze urugingo ku rwabo, ariko ukore icyo Imana igushimiye n'iki guhagarariye muri iki gihe cya none, ariko ukore uhayivuga ngo mu isi si iwacu, dufite iwacu ni mu ijuru. Hano mu ifensi y'indirimbo ivuga ngo mbese uko mubona bizamera biti, Yesu umwami natwakira. Umunsi azahagarara mu kirere avuza impanda ngo marayika ukomeye, natwe ngo ukomeye ngo akamanuka akaja kurwana n'umwanzi Satani, akamukura mu nzira, amaze abakristo ngo bakazamuka tukaja gusanganira umwami wacu mu kirere. Ese uko bizomera gute, bizaba bimeze gute? Uriya muririmbyi ndavuga neza cyane, aravuga ngo tuziyegerezwa nitumara kuhashika, ngo azavuza inanga, asize ingizi azavuza inanga. Yazivuzeho Dawudi, azivugaho neza cyane, aravuga ngo ibidari. Dawudi avugije ibidari byinshi bigeze, kandi yagazivuga ku gihe, yagazavuga avugiza senti, nimba ari ikidari nimba ari senti, akayivuza ku gihe cyayo, ku mwana wayo, igihe cyacu cyayo kigeze, igihe cy'urupfu cyaba akavuza inanga. Ariko twebwe uwo munsi ngo tuzavugirizwa inanga, kandi ngo uwo munsi twebwe twese ngo abamarayika nazo habatwakira. Ariko se bazakira? Uza wibaza ngo se kunande nzoba muri uwo mubare wo kwakirwa nabo? Nicyo gusa, nzoba muri uwo mubare wo kwakirwa nabo. Ijambo ry'Imana ridufashe, ariko tumenye ngo
hano mu isi turi ingenzi ko turatambuka iwacu ni mu ijuru. Uwiteka Imana ijana uwo muntu, niko ijambo yabivuze ngo imuheza icyo gihugu, ariko kandi imaze kukibo uzirinde kuza imbuto zose. Ijambo ryavuze ngo birakwiriye ngo tuzirye, ariko imbuto zitwigisha ikibi n'icyiza ngo ntitukaziryeho. Tusugupfa gutora, abakristo ntibazatoratora, habe n'amajambo ntibazabatoratora. Uzuyumva ugatambuka ukavuga ngo yasayaje, aya ntagomba kundemaho, aya ntakwiriye, ukamenya yo uvuga, ukamenya nayikuremo. Izo nicyo cya giti kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Twirinde mu rugenzi dufite. Yesu naza asiye kuvuza impanda, azayivuza, natwe duhere ko tumusanganire mu kirere. Abapfuye bose bene data barasinziriye, muhumure data, abacu barasinziriye bose, babanduzi bose barasinziriye, ariko impande zavuga natwe ngo bazabakire tubasange, tuje gusanga umwami wacu mu kirere, aje kutwicaza, afata umuswa aduhanagure. Niko Bibiri yivuga ijambo ry'Imana hariya muri Isaya, aravuga ngo azofata igitamba aduhanaguza amasozo, aduhanagura ku masozo ku maso yacu. Aha yatubwira ngo ababyeyi batandukanye n'abana babo, n'abavandimwe batandukana, nabishwe n'urukumbuzi, tuzobonanira mu bwami bwo mu ijuru. Uru rukumbuzi dufite tuzobonanira mu bwami bwo mu ijuru. Uru rukumbuzi tugendana tuzosanga abacu mu bwami bwo mu ijuru. Ariko nitugira kwihangana tukamara urugenzi rwacu neza dutuyemo, iyi si dutuyemo, tukazihangana kandi tukamenya ko duhadutambuka tuje mu bwami bwo mu ijuru. Imana dufashe kandi Imana tuganze. Amen.